Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe abo tubana mu mwanya wa niba tureba buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu, Yesu Kristo ashimwe. Ndagusuhuje mwene data. Iki gitondo nkwifurije uwa gatanu mutagatifu. Imana ikunezeze. Wibuke muri ka gashyamba k'Igetsemani, wibuke Yesu Kristo ari mu manza kugira ngo wowe n'ujye uzigeramo ajya kuburanira. Wibuke Yesu Kristo urya mubabaro yanyuzemo kugira ngo gucungure, akurengere. Wibuke cya kizingo cy'amahwa, wibuke urugendo yanyuzemo kugira ngo gucungure. Wibuke ya nyota y'igorigota. Wibuke Yesu Kristo urukundo rwe rutarondoreka kuri uyu munsi wa gatanu mutagatifu. Nabasuhuzaga rero mu izina rya Yesu Kristo. Bakristo bitorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, nshuti zanjye, Imana ikomeze ibanezeze kandi ucane igicaniro muri wowe cy'amasengesho. Komeza ube muri iyi teme, wikontorera uvuge ngo ariko ibihe byanjye byo gusenga ndacyabihagazemo neza, cyangwa namutse igicaniro cyanjye cyarazimye. Rero nagiraga mbabwire cyangwa twiganirire wowe twabanye muri iki cyumweru tuvuga gucana igicaniro muri wowe. Wongere wisuzume, wisubiremo, wongere uhaguruke, wongere ushakashake Imana bigishoboka ko ibonwa. Wongere usabe Mwuka Wera agusubiza ibihe byawe bya kera, bya bihe byawe by'umunezero wo gusenga Imana, bya bihe byawe wajyaga wumva urarikiye ndetse no gusurwa n'Imana mu bicuku bya nijoro. Bya bihe byawe muri kwa gusurwa n'Imana mu bicuku bya nijoro, nawe urabizi neza yuko wagiraga amayerekwa meza cyangwa se inzozi nziza, sinzi uko ubyita, ariko byibuze ukumva waguwe neza. Ni byiza rero kubaho muri ubu buzima busanzwe, ariko ukajya wumva no muri wowe imbere harimo ubundi buzima. Muri wowe imbere, mu muntu wawe w'imbere harimo ubundi buzima. Ukagira igicaniro cy'amasengesho, ukagira igicaniro cyo gukora imirimo myiza, ukagira igicaniro cyo kwihanganisha abababaye, ukababwira neza, ukababwira amagambo abakomeza. Ni byiza kugira igicaniro. Ntabwo nzi igicaniro cyawe. Nimba wari ufite igicaniro cyo gufasha abababaye, uyu munsi ukaba warabivuyemo ukavuga ngo urabafasha, ntibakwibuke, ntibazirikane ko wabagiriye neza. Ndagira ngo nkubwire, nugirira abantu neza utegereje ko bazakwitura neza wabagiriye, icyo gihe nyine uba ushaka ko ari bo baguhemba. Ariko nugirira abantu neza witeguye yuko Imana ari izaguhemba, kandi ukiri muri iyi si Imana iranakwibuka ikakuvunjira inyuze mu bandi bantu. Rero wizimye igicaniro cyawe cyo kugira neza, were kuzimya igicaniro cyawe cyo gusenga, were kuzimya igicaniro cyawe wa muririmbyi we, wa mudiyakoni we, wizimye igicaniro cyawe kuko Imana ukorera irakuzi, iragusobanukiwe. Nubwo wahura n'intambara mu murimo, were kuzimya igicaniro cyawe kuko iyo ukorera niyo izakwihembera. Imana nishimwe cyane. Reka uyu munsi dukomeze dusome ijambo ry'Imana turi muri iyi teme yacu yitwa igicaniro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugiye gusoma igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18. Turaza gusoma kuri uriya murongo wa 30, ariko reka duhere hejuru gato. Titire y'ijambo handitse ngo Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali. Eliya umuhanuzi w'umuriro. Eliya wasenze abwira Imana ngo irekure umuriro utwike igitambo. Eliya ni umuntu udasanzwe. Inkuru za Eliya ni ndende cyane, wazisoma nawe ugakurikira. Eliya ni umukozi w'Imana udasanzwe. Duhereye hariya ku murongo wa 17 ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Eliya yaje kumubwira ko atari we. Dusomye izo nkuru
aramubwira ati nawe aramusubiza ati erega si njye wateye Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Imana ishimwe. Amubwiza ukuri ntiyabica ku ruhande, nubwo yari umuyobozi ariko arabimubwira, amubwiza ukuri rwose. Hanyuma tugeze ku murongo nuko wa 20, nuko Ahabu yaje gutumira nyine Abisiraheli. Eliya we yaramubwiye ngo utumire Abisiraheli, utumire n'abahanuzi ba Bali 430, hanyuma duhurire ku musozi Karumeli. 21 nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, ni mumukurikire, kandi niba muzi ko Bali nimba ari Bali aba ari we mukurikira. Imana ishimwe. Izi nkuru rero ni ndende. Uwiteka Imana agusange nawe, niba hari igicaniro cyawe cyazimye, wamara kubona igicaniro cyawe kizimye, ukaba waragiye mu bapfumu, ukaba waragiye mu bakonikoni, ukaba waragiye kwirwanirira. Ahabu umwami w'Abisiraheli yaretse Imana, ahitamo kujya yemera iby'ibigirwamana bya Bali na Ashera, abiha agaciro. Ariko Eliya umuhanuzi w'Imana aravuga ati muzageza he kuba mu rungabangabo? Nawe muri iki gitondo birashoboka yuko igicaniro cyawe cyazimijwe no kuba mu rungabangabo. Uyu munsi ukavuga ngo reka ujye kureba umupfumu, wenda hari icyo yakumarira, ngo urabona gusenga ntacyo byatanze. Eliya rero arababwira ati ariko se muzaheza he, muzageza ryari kuba mu rungabangabo? Niba amuzi yuko Uwiteka ari we Mana, ni mumukurikire. Niba nawe uzi yuko waremwe n'Imana, kurikira Imana. Niba warigeze ubona yuko Imana igira neza, hongera ibihe byo gusenga muri wowe. Imana nishimwe cyane. Nuko Eliya abwira Abisiraheli bageze ku musozi Karumeli, aravuga ati muzane amapfizi 2, ibimasa byiza 2 by'inka, hanyuma tubitambeho igitambo. Bacana igicaniro, ndakubwira ngo bacanye igicaniro, barasenga basenga Bayali, barasenza abahanuzi 430. Ariko Eliya we yari umwe, ngo barasenze kuva ku gicamunsi, yewe barasenga birirwa basenga, bakabwira bati nyamuna Bali twumve rwose, kuko Eliya yari yatanze ikimenyetso, aravuga ngo iki gitambo nigitwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru kigakongorwa, uri bubashe gusenga, uri bubashe guhamagara Imana, iki gitambo kigatwikwa n'umuriro, nta gucana, nta nkwi ducanye, uwo nguwo araba ari we usenga Imana nyamana. Rero abahanuzi ba Bali 430 byarabananiye. Hanyuma ngo bigejeje ku murongo wa 30, nge Eliya abonye yuko byabananiye, Eliya ngo ahera ko abwira abantu bose ati ni munyegere, ari muri autorite y'Imana. Ngo bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, cyari cyarasenywe nuko bari baragiye mu gusenga ibigirwamana, cyari cyazasenywe na za Bali na za Ashera bari barakurikiye. Ngariko Eliya ngaracegera aragisanya. Nawe rero urakwiriye yuko uyu munsi ugira ibyo usana muri wowe byasenyutse, wongera ukagira ibihe byiza byo gusenga. Ngeriya arangije ngaragisana shaho, ngarangije aracegeranya, ngarangije arababwira ati ni munyegere. Imana ishimwe cyane, ngasana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nimo ndakubaza, ese wowe igicaniro cyawe cyasenyutse, hari ubwo ujya ufata umwanya ukagisana? 36 ngo nukagejeje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isiyaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekana ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe. Birakwiriye ko abantu bakuzi, gusa n'igicaniro warangiza kugisana, ugasenga Imana, ukavuga uti bijya bimenyekana ko nakwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe. Imana nishimwe cyane. Eliya arangije
ngo uwo mwanya kuri 38 ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yo mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Imana ishimwe. Reka abantu bazavuge ko Uwiteka ari we Mana bamaze kubona yuko igicaniro cyo muri wowe cyasanwe, bamaze kubona yuko uri umunyamasengesho, bamaze kubona umuriro ukwakamo wo kuvuga ijambo ry'Imana, bamaze kubona umuriro ukwakamo wo gukora ibyiza, bamaze kubona umuriro ukwakamo wagutandukanyije n'ibyaha. Ayiwe bavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nifuzaga ko ugira igicaniro cyaka muri wowe. Shalom shalom, mugire wa gatanu mutagatifu mwiza.